mu gihugu cy'u Burundi bareba dusobanuye byatari nta zindi filime bareba ni Rocky. Ewana ubwo Junior aza ku mwanya wa kabiri. Sale ya mbere iri gusobanuriramo Rocky. Kwinjira no kwishyura 50,000. Ego. Sale ya kabiri iri gusobanuriramo Junior Giti. Ego. Kwinjira ni ubuntu ugafata inkoko n'agachips. Wakwinjira muri iyi sale. Haje mu mirire ko numva byabigoye. Haje mu mirire ugashana na inkoko. Rocky anyihangane ko nkunda kurya. Ubu kano kanya Rocky amanutse BJ Bujumbura nyakuri. Akavuga ati ngenje umwana w'umunyarwanda. Nje kwiyamamariza ngo mu ntore kuyobora akagari cyangwa umurenge. Bamutora. Yes, ndagusujeho kuri Sky Nation nkwifuriza kugubwa neza cyane aho uri hose. Ikiganiro no umufana. Wumva kuri mikoro ni DJ Skype. Uyu munsi dufite umutumiro. Icyamamare ninde? Umufana ninde? Reka dutangira twibwira. Ya nkuko bisanzwe si Shadizo toujours. Shadizo Kaisio Mauzo. Uyu we noneho ni umudiaspora. Niko ko numva mu mvugo yawe harimo igifaransa cyinshi. Ntabwo uzi ikinyarwanda neza? Ndakizi. Ndakizi gike. Hanyuma twicaye hano ufite icyamamare ufana. Harya ninde? Rocky wagasobanuye. Rocky ndamwemera byafo. Ariko riya musore yarihaye koko. Ariko njamba ngo hahiye koko. Neza. Uziko igihugu cyose akihuje inkoni y'icyo. Rocky mugihe umuntu aba yari pose mu kazi abari kumva filime nta zindi nashaka kureba uteza Rocky. Ariko ndikumva ukuntu uvuga uri umunyarwanda cyangwa uje mu Rwanda vuba. Niko mtoto wa Buja Kensili. Mtoto wa Buja. Buja harya ni Burundi? Bujumbura mu Kanyosha. Bujumbura. Ubwo iyo uvuze Buja cyangwa BJ ni nkuko bavuga KGL Kigali gutyo ibintu nk'ibyo. Ubuhini. Ndagira ngo noneho utangire ubwira abadukurikiye. Rocky mugasobanuye ni muntu ki mbese nka kumwe ushobora kuvuga uti mu mupira Jimmy Gatete yarashwanyaguzaga kica n'amagiri. Rocky rero ikintu mukundira ari different n'abandi. Hari ukuntu nyine ashobora gukabya inkuru nyene ukabyumva ko yakabije. Atari gusobanura filime ariko agakabya ku buryo umuntu ari yumva ko irungu ryashize tu. Ukagerwa na filime niyo yabitajyoshe arayiryoshe sana. Muri make amagambo ye ni ibirungo. Ni tayari. Kuri wowe no buhe bwoko Rocky asobanura ukavuga uti ahangaha no buki bwivanze n'amata. Kubona hari filime z'urukundo, hari filime z'ibwami, mbese ibintu nk'ibyo. Iyo filime z'urukundo. Burajya bishobora? Bishobora sana. Njya numva agira filime ariko urukundo uza ayo hageze nko time y'umucongo. Y'umucongo. ngo agahita bikupato agahita avuga ngo ngo batanteza satani. No kurambika. Nibyo byo guconga nyene. Ubwo yavuze kurambika cyangwa guconga bashatse kuvuga iki? Nene ageze time yo kogosha. Birumvikana ubwo hiyogoshesha abantu bakuru banza nta bana bajye biyogoshesha. Muri kino getemo n'abantu nk'abaventa bariyogoshesha kuko abana baba iyo bagiye kubogosha muri salo bategeka ibyo bagomba gukoresha. Muri terimero kajya kunda gukoresha ikunyura tujya twumva ngo yimanukiye ngo nta gikwe ngo hahiye ngo ntaki niki. Ya mbere ni gutwika amajini. Gutwika amajini. Ngo arayatwika kabisa gasha bya danje. Ya kabiri ngo hahiye koko nyine hari ukuntu abivuga ukumva nyine biri bifite ukuntu biryoshye. Utubwiye ko uri uturuka mu gihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi bareba dusobanuye. Byatari nta zindi filime bareba ni Rocky. Rocky canke uriya aronde mu jama bajya bavuga ariko njye nkunda Rocky tu. Ukunda Rocky byasaze. Watubwira nk'uduce tumwe na tumwe muri BJ bakunda udusobanuye. Mbere ni mu Kanyosha no mu Buyenzi. Quartier Buyenzi bakunda bareba filime byatari no mu Kanyosha.
ahandi hantu ni Kiriri quartier Kanyari n'abahari bose big up kabisa urabasuhuje no muhungu wawo harya ngo ni Raisi Wama Raisi Wama Raisi Wama uzo ukuntu kanyereza noneho so tubwiye ko mu gihugu cy'u Burundi naho bakunda gasobanuye ndetse by'umwihariko bakunda Rocky ubu kano kanya Rocky amanutse BJ Bujumbura nyakuri akavuga ati nje umwana w'umunyarwanda nje kwiyamamariza ngo mu ntore kuyobora akagari cyangwa umurenge bamutora buriya yiyamamaje byaterwa n'ikintu yiyamamarije ashaka kumutora kubera ko filime ze zirakunda hari abyumva ko akunze n'igihe azaje no kudusura kwanza urumva nyine akavuga ati ngiyewe ndashaka kuba gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge yabona amajwi BJ neza ariko muri filime bigiye mu buzima busanzwe bwo bamutera amagi bigiye mu buzima busanzwe Rocky ni umuntu w'umugabo buriya urebye n'amagambo avuga urabona ko ari umuntu mukuru ushyira mu gace ashobora kuyobora pe namuha akayobora nta kibazo wumva amagambo y'uburyo yatondekanya kuvuga ati ndabayobozi inkoni y'icyuma byahita bifata neza cyane so njya nibaza buriya Rocky ureba udusobanuye twe nyine wumva uburyo avuga uburyo atondekanya amagambo uburyo ijwi rye rimeze wumva ari umunyamakuru hagati yo kuvuga amakuru ya politike ay'imyidagaduro ay'ubuhinzi cyangwa se ari ukogeza umupira wumva yashobora iki ay'imyidagaduro Rocky ari kubanza gukorera umuti nanjye ariko arabizi harabizi ko ndamwemera tu ubaye nk'umukwe gusa nyine ikintu kimwe nyine agiraho akadefo ni uko iyo umuhamagaye ntabwo ashobora kwitaba kandi uri umufana we bamwandikira akagusubiza hashize nka twashuru nicyo kibazo rero ce gusa ibindi byose ni fresh turamwemera sana iyo niyo defagira gusa abyumva agiye yishura abantu abafana ubwo abyumvise araza kwikosora Rocky se ubu ngubu ubaye uri perezida w'igihugu runaka wamuha uwuhe mwanya muri guverinoma yawe njyewe namuha umwanya wo gushimisha urubyiruko wo gushimisha urubyiruko mu buhe buryo ariko nkamuhemba akayabo namuha ifungo kabisa ko arabishoboye nka miliyoni zingahe nkamuremera nk'icumi ku kwezi zizaba zikwiye miliyoni 10 zaba zihagije uramuremeye koko ubuzi by'amamiliyoni mitanekereza hari ukuntu ngo uri kureba agasobanuye mu rugo karyoshye neza rwose hahiko hari igihe ujya uhita uvuga uti kuri nimero ngiye kumukubitiraho nk'umwatana agenda nkwe umusoro nangwa Jekesha ndiko ndaramita mukubita 10,000 usamubaza watoto wa BJ na mikino baribaruyeho Shadrack yagenda nyene ko ari je mbanyohereje tu ariko ubu ngubu nawe aho yicaye najya muri message zawakiriye arabonamo message nk'icumi cyane so hari igihe bigeze gushaka guca agasobanuye hano mu Rwanda nk'umufana w'agasobanuye by'umwihariko ukunda Rocky wabyakiriye gute bari bagiye guca agasobanuye icyo gihe sinabyumvisha ariko nk'urugero bagiye kugaca tumva ko hari abantu benshi bakwica n'irungu kuko hari n'abantu si ukuvuga ngo buriya ngo filime zisobanuye zikundwa n'abantu ngo batazi ururimi zirimo gusa ikintu gishimishije n'amagambo y'umuntu ibyo nakubwiye amagambo y'uriya muntu ukuntu atwika mu nyene tu muri filime nibyo bituma umuntu ayireba na courage niyo yabibishe kumva biraryoshe birumvika rero aho ngaho baba badukozeho gero ubwo ngubwo ibintu byo gutekereza gufunga agasobanuye be kwicira umuti abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bareke twishime tu si abanyarwanda gusa n'abatanzania barazireba buriya birenga na hano mu Rwanda Rwanda nakubitiyeyo tu mbona numva hano bari gukinisha agasobanuye ka Rocky niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo ari hano gusa muzumva ese muri ziriya terimi Rocky ajya akoresha ntiyavuze ngo nta gikwe ubuse nawe wabaye umufana uravuga uti nzarya ifaranga ntuje nta by'igikwe nzajya nshonga mite nimanukira nta by'igikwe hari igihe byigeze nkumva nyine nta gikwe tu ariko byaterwa
na time umuntu arimo ukareba nk'igihe turimo paraporo y'ibintu biri kuba kumva nyine ko byarangiye ariko nabwira ngo abantu igikwe kirahari kandi bareke kujya biyaturaho ko nta gikwe ntabwo ari sawa. none se Rocky ukunda kuvuga ngo nta gikwe wamubwira iki? Rocky rero narabizi ko igikwe gihari, impamvu abivuga nuko ari terme ashobora kuba ariko arayikora kugira ngo dushobore kwishima natwe turi, kuko hari abantu benshi badakeneye igikwe ariko abagikereye nabo navuga yuko bajya bamenya ko gihari tu bakabyakira ko kiriyo kandi agomba kugikora akareka kwiyaturira ko ibintu bya fo. Yes, ni Shadizo Raisi wa Mauzo. Ndakora ibi birimi rero by'abavandimwe. Niko twagiye twivugira ikinyarwanda. Nta kibazo. Raisi wa Mauzo. Ndakizi. Hari ubwo biba bishatse kuvuga iki? Shadizo Raisi wa Mauzo. Shadizo kwanza ni Shadrach. Ubwo wabiyunguriye wabikaranza nazemo uturungo kugira ngo ibintu bigende neza. Raisi wa Mauzo na urumva. Ni kuza sura tu. So, Shadizo. Oui. Numvise hari ukuntu ujya ugira gutya ngo waba wafashijwe Rocky ari kubwiriza nyine wafashijwe ukamuremera nk'agacumi dimira ukazirekura kano kanya Rocky avuze ati ngiye kureka gusobanura ariko noneho akavuga ati kugira ngo nkomeze gusobanura nuko buri mufana wanjye yishyura 100,000 wabyishyura? Nje bitewe n'ukuntu mwemera nta kuba kabiri ukamukubita 200,000 ntakuba kabiri kabisa udakigumiramo agakora akazi akaduha show mtoto wa BJ. Ewa 200,000 ukazirekura ariko agasobanuye kakuba nazimo ahubwo muri na misazaza mu STL ko nanjye ndumu design nkunda ko ndashaka kumwambika muri no minsi shaka kuzamuha style STL namuhimbi uzambwire muri weekend azaza kwifata sante Ko umuntu ameze nk'umwami ukitamwemera ubu kano kanya style urayimwemereye? Ndayimwemereye nabona time azaza kwifata weekend. Iyo style wayise ngo iki cyangwa iracyari ibanga? Bayita King Queen Fashion. King Queen Fashion. Amaye nk'ayanjye yewe ka kuko yakorera muri King Queen Fashion nyine urabyumva. Yego Rocky abaye yarwaye atari gusobanura. Yego nuhe umusobanuzi wundi wareba filime ze hano mu Rwanda? Ubanza nta nabonze kubera numva rukito cyakoze hari ubundi muntu bamwita ngo Yanga bamwita gute ariko Yanga nta gisobanuro ubwo si Junior hari ashobora kuba ari Junior kuko numusobanura nkumva nawe biri kubuza tu bitewe ni filime nashatse kureba icagihe nkasanga nawe ayisobanuye ndayireba nkumva nta kibazo. Ubwo Junior yaza ku mwanya wa kabiri. So, bose ngiye kukubaza. Mfite sale ebyiri. Sale ya mbere iri gusobanuriramo Rocky. Kwinjira no kwishyura 50,000. Sale ya kabiri iri gusobanuriramo Junior Giti. Kwinjira ni ubuntu ugafata inkoko n'agachips. Wakwinjira muri iyi sale? Haje mu mirire ko numva byabigoye. Haje mu mirire ugashana na inkoko. Umuntu ararya. Uziko nabigenza se. Bakiro cyanyihangane ko nkunda kurya. Rocky wanyihanganira ko nkunda kurya nkunda inkoko. Namaze nkaja kurya inkoko. Abanza ukarya kurya inkoko hanyuma ibindi bikaza. Jo. Niko? Oui. Fresheri rwose ubwo zifite aho ziva. Nazo Skype nazo. Ubu narinzi ko wakwemera ukishyura inote ya 50 kirabiranya akakurabiranya neza. None wabanza ukajya kwivunira inkoko? Naba mbesha ariko namaze nkaja kurya. Nibyo kijya n'icambere. Bamwita Shadizo. Ariko hari ukuntu nk'iyo ufana umuhanzi ujya ugira gutya nyine ukaririmba nk'akaririmbo ke. Hari nk'ukuntu wagerageza wenda ukigana Rocky yari kumanuka imigambi. Ubwo kuko sinabishobora iriya n'Imana ye ahubwo nashobora gusubiramo umuhanzi. Ku munsi uri ureba nka filime zingahe za Rocky? Njyewe biterwa na filime yasohotse. Bivuze ngo ubwo niyo haba hasohotse filime 10 nazo wazireba.
kubera nzireba nijoro nko guhera 21 hajya narangica akazi nageza saa 8 z'ijoro ndikumva ubwo sinazirangiza ndeba kamwe kugira ngo ashobore kuruhuka mba nuko numwara birumvikana ko ukurikiranira hafi agasobanuye ni icyo ubona muri filime za Rocky cyangwa se n'iz'abandi basobanuzi ukakinobera hari ukuntu njya numva bavuga ngo bakanda amapoze ngo basubiza inyuma ngo barihutisha ngo bakamamazaho ibiki n'ibiki ni icyo ubona muri filime kikakubangamira cyane ikintu kibangamye ni mu gihe filime yaryoshe cyane kanagura rangiye ngo indi yatinze kuza ico conyene ibindi by'amapoze nta kibazo ko arayipozinga kugira ngo adutere za stories ziryoshe ntabwo bimbangamira muri make no kuvuga ngo ikimbangamira nuko bakora film iryoshe hagatinda kuzindi nk'ubu La Casa de Papel narayubuze ndikumva barasoza ariko sindayibona La Casa de Papel yego none se ntabwo ujya umuhamagara harya ntabwo ajya kwitaba ntabwo yitaba telefone egawe niyo bamaze gufata bariyemera ariko bagira gutyo ugasanga bikoze ibintu uyu muhungu uko ananiye abanyarwanda mubwira gerageze adufatire hafi tutamucika birumvikana se ubu kano kanya ubyaye umwana agakora avuga ati njye ndashaka kuba Rocky hazajya ntwika amagini akubita hasi nkimanukira wamufasha icyo wamufasha kugera ku nzozi ze cyangwa nje kintu nteganya muri nanisanje muri gahunda zanje umwana wanje nzamureke ubundi nkunda music ndumva namushamwe ibintu bya music ariko umwana ica kunzura kimurekera akabeca kurikirana abari ibyo yakunze ubwo ngubwo urabyumva namuharoka akamwigisha wamuharoka akamwigisha gusobanura filime ko hari terima ajya akoresha numva abantu batavugaho rumwe ibintu byose byaraki birisana biribasha niyo mpamvu nakubwiye ngo uriya mupapa ndamwemera niba ari umupapa ko yari kudusobanurira filime atubwira ngo ni umupapa ngo afite n'umugore njere ntabwo ndamenya ko afite umugore canke ntabwo mbizi ko afite urugo muri make agasobanuye bimaze kugaragara ko ari ikintu gikunzwe cyane mu Rwanda ko numva nawe uri umushoramari buriya nta kuntu wazagira gutya nawe ukizamurira umusobanuzi cyangwa nawe ugafata mikoro sibwo nazamura gamuruge rwo nazamura ugafata mutoto wa BJ nawe akaye barira se jemba mbona atari impano zawe impano ziri hano ko ni dukurikirana benshi sindamwumva umurundi ari gusobanura filime ntabwo ndamwumva abantu benshi bavuga ko biterwa nuko abarundi bakoresha ururimi rw'igifaransa cyane kurenza icyongereza nese bagiye basobanura mu gifaransa cyangwa mu giswahili ko nshobora kumva Rocky yasobanuye mu giswahili cyangwa mu kigande nawe urumva ayiyaminiye yabikora tu agashaka ururimi ashobora agasobanurira bene wabo none se ubundi wowe igifaransa ntucyumva gike muza ncinshi nawe niyemeze ntabwo ndumwiyemeze kuko uzi cinshi mu Faransa ubwo je ndumurundi ubwo nzi kicyo nizo mbese uzi igifaransa cy'ikirundi ntabwo uzi igifaransa cy'abafaransa igifaransa cy'abafaransa ko nacize mu ishuri ubwo ndakiza ariko si insenganya n'umufaransa jana kija noneho ndagira ngo Rocky umusuhuze mu gifaransa umubwira uti wa muhungu jya ufata telefone yanjye ndakwisabye jya ufata telefone yanjye ndashaka yeretseho gake ko Rocky yatabwira ko ndumwiyemeza oya urumva uriya we ni umusobanuzi ndumva igifaransa igiswahili icyongereza n'indi mavuga neza cyane ntabwo byamugora kukumva so nyine wowe umusuhuze umubwira uti jya ufata telefone yanjye ubundi ni gute uryoherwa na filime ye ukamwoherereza 10 yarangiza akanga kukwitaba cyangwa uzijishe wohereza 100 urebe uko bigenda bonsoir monsieur Rocky uri kumva ujya ufata telefone ngomba gutwika ujya ufata telefone harya mu gifaransa ubwo ntabwo byajyamo gerageza twumve
cyangwa reka tubivuge mu Giswahili. No mu Giswahili se. Ya. Sasa Loki kunaacha kujivuna, mtaki kupigia simu uitike chitwa wa ndugu zako na tena tunakupenda sana. Ya, sesha dizo walwana. Skype leo zikwaneza. Mtoto wa Ariko nuko hashushe. Wagikuramo kino kibora. Biremeye rwose. Abana bibujumbura ngo muwa mwarariye amasamake. Wapi? Ahubwo sivye ko gusanyana muri no minsi nyene. Sha zararenza abaye nyinshi nyene ntabwo nkizijya tunazihaje. Uraza ibishimbo buriya. Birira ibishimbo. Ibyo nkunda cyane. Ibishimbo buri abanyarwanda bavuga ko ari inyama zabo. Uwo urimo urarya inyama z'abanyarwanda uzimbereye nabi. Aya ibyo biti inyama ni intoki. Ngo bya bindi biti intoki. Niyo kwazitana inyama niba ari inyama ziki simbizi. Ariko icyo nkunda njene ariko tuse. Nibagiye turi mu Rwanda ibiharage ibishimbo. Reka waruvuze re hariko navyibagiye ubundi sinkunda kwiyemera ku ndimi nanjye mvuze igifaransa cy'abanyarwanda ni re hariko ni re wati re hariko ni ibishimbo abadukurikiye baraza kubyumva neza ariko niyo wavuga ari hariko ntacyo waba wishe cyane kimwe nuko buri mu Kirundi ni ibiharage mu Kinyarwanda ngo ni ibishimbo buriya umufaransa nawe ushobora kumubwira utivuga ibishyimbo ugasanga avuze ibisimbo agashize mu nyeto agahita yibanukira kibagira gupronounce Kinyarwanda cyangwa Kirundi. Ese hari ikibazo kijya kibaho ugasanga nimba biterwa nuko abantu baba ari abastari ikibazo kibaho bigaterwa nuko umuntu ari umustar nyine uri kubona hari imyambarire abastari bajya bagira hari akantu kigeze kubaho Rocky sinzi ngo umuntu yari yataye ubukwe akubitamo costume akubitamo n'ingofero arebesha unyibukije kandi Rocky ndagashashyaza ugiye kugashashyaza yewe reka mbe negese amatwi ukabwira abandi nyina oya nakaretse oya umva kandi oya tagi ngo bastare reka tubanze tubeseri bora abanyarwanda ntabwo dukunda abantu babeshya nimba bemereye ikintu gikore gashashyaze hashe kwisho cyarokise ko ndumufana we yazankubita ya oya ndabiretse buriya muratwiba ntabwo mwibye muratwiba kandi ni kazi kawe nibaza kubikubwira muri comment iki kiganiro kababwire ntabwo nakavuga reka nkwereke ukuntu ugiye kubigenza ongorera abanyarwanda ku buryo Rocky atari bwumve we ntabwo ari bwumve ndabizi umva kandi Rocky yankoreye kakantungura kakanansetsa Rocky nashaka kumudodera ibyenda noneho umuntu yatumye tisi yamuzana tisi y'abadamu umva niko akantu ka mbere yakoze tisi ndamubwiye ati tisi Rocky ntabwo yari y'abagabo mwana ngo bantu buri musaza umva icyo gihe narasetse umunsi wose yeretu yego none se ko numva ibintu by'amastyle usanzwe ubizi kuki utamubwiye ngo umubere umuntu uzajya umwambika uhoraho Rocky se cyangwa ntabwo yabona amafaranga guhemba oya Rocky afite amafaranga Rocky arayafite Rocky afite amafaranga bya ahubwo gusa nyene nshobora kuba adafite nimero zanje muri no misa ariko je ndamuhamagara nambuka mfata kiretse nimba yarazisivye akaba yitaba abantu afite muri telefone ye nshobora kuba atayifite rero ko ngubwo bizayimumere hari icyo twari tuvuzeho cy'imyambarire abastari nyine ntago mwifata kumyambarire murirekura ku buryo ngo umuntu ashobora no kwambara isogisi ishari ifite n'imyenge nk'ibira akavuga ati navumbuye style ko niko bimeze abastari rero aho byaziye ibintu by'abastari ushaka kuba ufite n'agapanaro kamwe karacitse urakambara kubera ko ibintu ngo byadeshire byaje byatumye bifasha abantu badafite imyenda umuntu yambara agapanaro kamwe gacika nk'aka kanje urabona ko kacitse ariko niko niho mporamo buri munsi kubera ngo bahita bibaza ngo ni deshire
ariko kumbe n'ubukene bano barakubiswe Skype barahondaga neza cyane nguwo ni Shadizo mtoto wa BJ ase Shadizo wadutembereje nk'ibujumbura gakiya uri kubona nk'umunyakigali nkaje ati ikigali haba hari isuku abantu bose ubona hakeye hari ku byangwe abakobwa beza batambuka banyoye ishyushyu dutembereze BJ ibujumbura uhageze uri umunyarwanda icambere wabona amafi ukabona n'ibiryo utigeze kubona parapara nk'uburobe uri kumva uburobe nabwo buzi ndibaza uburobe hari ugatembera nko kutanganyika ukuntu abantu bari kotsa amafi bari kuyarisha uburobe ni bwabo ni ubugari bashyira mu makoma mu bitabona amakoma hano twe iwacu n'ibibabi ibitoki hari ukuntu nyine babishyiramo bakakuvetira neza ku buryo umuntu ushobora kwitwara ku isoko runaka ukakigura ariko kiba gifite nka garanti ya 3 jours bupfa vuba nyine tu iminsi 3 bukiri muntu ubwo rero iyo wabiriye ibyo bintu ntabwo byatuma uva hariya i Bujumbura neza ukaba urangije kudutembereza oya hari ibindi anamaze hararyoshe umucanga hararyoshe noneho rero ibyo nibyo je nkunda iwacu i Burundi sibyo none ibyo nkunda hano mu Rwanda nabonye cyambere ni peace umutekano sibyo icya kabiri n'abana kubareba gusa byonyine biranshimisha tu yewe hari abakobwa ni beza ariko hari ukuntu numva bavuga ngo i Burundi abakobwa beza ariko reka ntabwo nabonye baruta ba hano sambrag bura umwana w'umunyarwanda ariko batanyumva nabi ba sister mwihangane hano hari abana mbese Shadizo ko nebwoba mwa cyane ukuri hari abana ubu ngubu se muhora muganira ndimo ndabyumva abana kubera ko je wundi nakubwiye ko nkora ibintu bya design abakiriya benshi 90% afite n'abakobwa ukumva ubwo rero mpura nabo beza ba buri munsi urumva ariko biramotiva no mu kazi kanje bimpa imbaraga kumva ko ndiko ndakora abantu kandi yagushimira ahubwo ngo nkoreye neza abarundi bagira amahana abarundi kazi nako bagira amahane bidasubirwa ushaka no kumusanga nimero du telefone kagohera hasi ku maguru akureba akazamura mpaka hejuru kandi iyo yabakunze ntabwo ushobora kubikwereka mpaka urakomeza ugakomeza nturambirwa ariko hano umukobwa umwose akamubwira ngo ndagukunda shamani nta bintu bindi areba tu nimba bivamo arakubwira ati abana twagiye biravamo tu ko numva ari abanyamerika abana beza ndabakunda sana none se ndumva byanga byakunda ushobore kuba umaze igihe kirekire mu Rwanda ibintu byo mu Rwanda ndumva ubisobanukiwe ngiye kukubaza nko ku bahanzi umuziki wa hano mu Rwanda n'uw'i Burundi bimeze gute ubona uw'i Burundi ari uri imbere cyangwa wo mu Rwanda ni utwika nje rero unjanye aho ngaho bitewe naho ndi nivyo ndi kumva hano barakora abana bari hano bari gukora sinzi iwacu ikibazo kihari wenda nibabyumve nabi iwacu hari umuhanzi ari kugerageza nkunda cyane ni Satubi nuriya mukobwa bita ngo bamwita Bernice abone bo bahanze nkunda na Fizo abandi banza ari gusaza ntibagikora ubuziki cyane ngo batwike hashe nuko niyo mpamvu je nahise nikoreramo nanje mu nganza ndavuga deka mfashe bene wacu nangiye kuririmba hoya se kandi siko twari twicaranye n'icyamamare tutabizi nabuze tureka kubera ko nabonye ukuntu bakora muzika no mu Rwanda iraryohera ndavuga reka nanje nyinshiremo turebe ko byajya ubu nawe uri umuhanzi Shadizo ko numva ushaka gufata abantu ku munwa ni ku munwa ni kunda ariko je mbikora like kwishimisha none se ntacyo buriya abantu bashobora kwibaza bati durasireho ku mirongo nk'ibiri twumve nimba harimo umunyu cyangwa urusenda indirimbo nakunze muzo nakoze numva amaze ko indirimbo 7 na audio 6 na video imwe bikuvuga ngo ariko video ni shasha nabwira sohoka shaka gusohoka muri weekend indirimbo nakunze nimbabarira iyo ndirimbo ni umukobwa nakunze umunyarwandakazi abigikonda
hagera time yo gutaha akambwira ngo aragiye tumubwira ati mbabarira ntunsige mama kuko ndagukunda umutima uracagushaka cyane igigi iyo urumeza rurazamutse nuko nguko romba natasha ndabona ugiye kandi mbona usanutse agaruka oh Diane irungu gusa n'iryo nsigiye ndasinzira ibitotsi nkabibura ibyo kurya ndabona n'ibimanuka rukundo rwanjye wabitsewe n'iki ndakurahiye bizaharunguba atangiye kugira ubwoba none se Shadizo hano mu Rwanda nabahe bahanzi wemera buriya nemera ni benshi tubwire nka batanu wa mbere nawe uramwumva ni icyamamare Bruce Melody wa kabiri nkunda Marina wa gatatu nkakunda ari umutipe bita ngo Juno ari ku nkoma bya dance Juno Kizigenza ewa nama ubwo ni batatu maze kuvuga ko numva ngiye kumara kandi hariho benshi ngikunda kwinca nuko nawe ibyisha yabivuye ngo yagize ate nanjye kuvuga ngo yaranyagiwe n'imvura bivamo kwinca nagaruke ndamukunda nawe nagaruke muri music twarabaye twumvise ngo ari kubivamo agenda bivamo hari undi muhanzi nkunda wirwanaho Cassandra Cassandra ndamukunda byumva hari Cassandra baby ndamukunda bya fo hari n'akarimbo duheruka gukorana gashasha Cassandra wa muraperi wakoranye na Mukadafi nakunze ariko muri matype I think tukaba type byatara ariko abakate nanjye indirimbo yanjye yarankatiye mu byaka nanzi wenda ko ari buze no mu dusantima ngo azana ibintu by'urukundo wapi na rukundo yigiri aya ko nabonye ushobora kuzi guteretara yarakunaniye Cassandra nabigerageje ariko nyine mbona n'umuntu nyine sinze ntabwo akunda abahungu wenda ubu ngubu ngira biri kuza ko tubimutera buri munsi yuko duhuye nyine turaburaga tumubaza impamvu adakunda abatipe ambwira ati mani byaba nk'abahungu wapi uko umucongo wapi aho kantu rero aragakunda n'umudirimbo yaje agashizemo ngo umucongo ngo barawuhengeka nimba guhengeka ari gukiri ese umucongo ni ikirundi ntabwo mbizi umucongo je narinzi ko ariko akunda ugenda muri Sado Cafe bakaguconga hano barigarangije niwo mucongo ariko noneho twebwe twese twita atelier yacu King Queen mucongo rikumva ni kuvuga ngo ari kuntu ufata imakasi ugaconga imyenda ukadodera abantu ukabashira ku matayi igenda tu umuntu itayo square yabimeze asa neza ni kuvuga ngo iyo wahuye na urabyumva nta n'icyamamare yariye kigushira kuri tayo kambara ukaberwa so watubwiye abahanzi bageze kuri 4 cyangwa 5 fana harimo Bruce Melody Juno Kizigenza Queen na Marina n'abandi reka nongereho na Medina Debe muri abo bahanzi n'ubuhe muhanzi wumva wahangana na Fizo hajya si mu baraperi kubera Fizo n'umuraperi Fizo burya n'umuraperi Jemba Bono wahanga nta umwe hangana na Fizo ariko kwere nabo baramwemera barabizi ko arenze buriya nje umuntu yarenze abarenze kabisa da Fizo bazagerageza nyine bahangane nawe turebe ariko Fizo ndamwemera number 1 muri Afrika Bueno ukabije wa mugabo muri Afrika oya no nashatse kuvuga hano mu Rwanda do mu Burundi nahe na Tanzania ko Afrika hari undi mutipe je numva umuraperi hajya bamwita gutera ntabwo muzi bamwishakishiriza baramuzi arakujabutse ntabwo mubabwiye mwigwarize Shadizo watubwiye ko uri umudesigner harya naba designer ubwo ngubwo mu Kinyarwanda ndi umudozi ushobora gutekereza modele nka doda tereka modele yanje hariya abantu bashaka ko ubadodera style bagusanga he bisaba iki ahantu nje nkorera rero ni Kicukiro place ya house bita ngo Diamond imbere ya Eto harakabareba kahari bita kwikaro ni umurera
nk'icyamamare nyine umukiriya turamuririmbira urumva ko dukora byose dutanga keya bya danje mukanamuconga oya tumucongera imyenda muri bike Shadizo umufana wa Rocky by'umwihariko nubwo hari akari gaciyemo ari kudutembereza i Burundi so tugana ku musozo Rocky kano kanya aharara gukurikiye gira icyo mubwira cyaba igitekerezo icyifuzo cyangwa se ikibazo ikintu je shaka kumubwira Rocky cyambere ni muhamagara akabona ngo Shadizo nimererezo na 7 azahita amenya ko ari Shadizo ayitabe yumva icyo nshaka kumubwira nashaka kumubwira ikintu kitanyuze hano tukavugana kuko ni surprise ashaka kumukora ko ndamwemera sana yes bamwita Shadizo mtoto wa BJ toka Bujumbura Kensiri dusoza abantu b'Ibujumbura ngenda bakunda kenshi hano muri Afrika usanga nibo tumeze nkaho turi abavandimwe duhuje ibintu byinshi ugerayo ukisanga bidasaba ko bagusobanurira ngaho basezere rero tugana ku musozo usuhuze na bashiki bawe BJ ndabasuhuza ni Shadizo umuhungu wanyu abandi Kigali ariko anytime nzaza mubwira ngo na Satubi ngo ndakumisinze redi bagiye mama wanje and Moonlight Moonlight ni umuhanzi Peti akana gato gafite nk'imyakino gakunda kunkurikirana cyane kandi gafite 4 nukuvuga ngo n'umwana ufite impano idasanzwe n'umwana wo mu rugo afite impano idasanzwe ashaka kuzaba umuhanzi kankurikira yes wakoze kubana natwe ya Sky Nation so nko bisanzwe yes nkwibusa nawe dukurikiye ubaye ufite icyamamare runafana ushaka guhura nacyo cyangwa se hari amarangamutima ushaka kumugaragariza ushobora kutwandikira kuri 078 96 51 56 7 ubwo n'abarundi babyumvireho ntago bivuze ngo ni umuntu uri hano mu Rwanda gusa n'uri hanze dufite uburyo dukoresha tukaguhuza n'uwo wihebeye mu buryo bwo gufana Nation.